Shalom, 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 waramutse neza. Imana ishimwe cyane ko yongeye kuduhuza muri iki gitondo cy'umugisha yakugeneye ngewe nawe. Ihabwe icyubahiro ni ya gahunda ya Muhoza TV ya waramutse wa buri gitondo ugezwaho na Muhoza Olivier. Nguhaye ikaze cyane. Reka rero tubanze dusenge kugira ngo twumve amagambo Imana yaduteguriye uyu munsi. After turaza no gusenga dusoza twereka Imana uyu munsi dusobangize kubana natwe. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Yesu Kristo nguciriye bugufi imbere y'amaso yawe. Ndakwinginze kugira ngo muri aka kanya manure imbaraga zawe, manure umucyo wawe Kristo w'i Nazareti, kugira ngo buri muntu wese uri aha ngaha ukurikiranye no waramutse mwami yumva amagambo icyo umushaka ahindurwe nacyo, kandi kigira icyo kimukora mu buzima bwe, kigira icyo kimuremera mwami Yesu. Ndakwizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira kuri teme ivuga ngo Imana ibasha gukoresha buri muntu wese, cyangwa se buri muntu wese Imana yamukoresha. Hallelujah. God can use everybody. Reka dusome. Imana iguhe umugisha. Tugiye gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Galatians chapter 1 from verse 13 to verse 15. Reka dusome. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura, kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini. Haleluya. Ana amagambo ari kuvugwa na Pawulo. Amen. Nukore. Haleluya, haleluya. Kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini y'Abayuda, kuko nabarushaga kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe na basogokuruza. Uwo ni Pawulo uvuga aya magambo. Amen. 15. Ariko Imana yanuranyije nyiri mu nda ya mama, impamagarira kuba intumwa kubw'ubuntu bwayo. Ngimamagarira kubw'ubuntu bwayo. Aya ni amagambo yavuze na Pawulo. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo nta muntu n'umwe Imana itakoresha. Nawe uyu Pawulo ngarutse ku mateka ye gatoya, yari umusore wakuriye mu idini, ariko bitewe no gukurira mu idini ry'Abayuda, Yesu ubwo yaje ntago Abayuda bigeze bamenya ko Yesu yabajemo, ahubwo barenganyije we, barenganya n'intumwa ze. Uyu rero nawe ari mu barenganyije intumwa. Niba mwibuka umugabo wita Stefano, nusaba mu byakozwe n'intumwa ibice 7 uzabonamo inkuru ya Stefano. Uyu mugabo witwa Stefano bamutera amabuye, Pawulo yari araho, bavuga ko imyenda yaguye kuri Sawuli ariwe Pawulo. Uyu mugabo yarenganyaga itorero, ariko nuza kureba uyu mugabo ari mu bagabo Imana yakoresheje. Amen. Yakoresheje kurusha abandi bantu bose. Muri Bible niwe wanditse ibitabo byinshi kurusha abandi bantu bose banditse, kandi yararenganyaga itorero. Ariko Warren yaravuze ngo hallelujah, every saint has a past and every sinner has a future. Bishatse kuvuga iki? Abo tubona nk'abakiranuka bafite ahashize, kandi abo tubona nk'abanyabyaha uyu munsi bafite ahazaza. Imana yagukoresha. Ikintu Imana igushakaho ni kimwe, nuko uba wowe, be you. Imana ntabwo ikunda umuntu ufite mask. Iyo mvuze mask, ntabwo Imana ikunda kwigira utari we. Imana yahamagaye Gideon avuga ati ndi umunyantege nke, ndi umukene. Gideon yari umukene, Imana iramukoresha. Mose yaradidimangaga kandi ari umunyamujinya, ariko Imana yaramukoresheje. Mvuga ari benshi, ni benshi. Eliya, mujya muvuga ngo depression, Eliya yagize depression, he tried to commit suicide. Eliya ubwe yagerageje kwiyahura, ajya munsi y'igiti ngo apfe, yisabira Imana gupfa, ariko Imana yaramukoresheje. Mbese urinde utakoreshwa n'Imana. Ikibazo n'ibyo wakoze nino joro, ikibazo n'ibyo wakoze mu cyumweru gishize, uyu munsi byahinduka. In every saint there is a past, and in every sinner there is a future. Buri muntu wese tubona wejejwe hari ahashize afite, kandi buri munyabyaha wese tuzi nagira ngo kirenga afite ahazaza. Ubishaka uyu munsi ibibi byawe byahinduka ahashize, tukajya mu bizaza byiza Imana iguteganyiriza.
umugabo wita Pawulo niwe wanditse zino nzandiko zose. Urwandiko harwandikiye Abikorino, harwandikiye Abefeso, harwandikiye Abakolosayi, ni we wanditse bino bitabo, ni nawe wanditse ibyakozwe n'intumwa. Ndagira ngo mbwire ngo Uwiteka Nyiringabo abasha gukora ibirenze ibyo dutekereza. Uwiteka abasha gukora ibirenze ibyo twibwira. Amen. Wowe humura, ibyaha byawe niba wanabikoze rino joro ukaba uri kumva waramutse, byarangiye. Wowe ihane, uhindukire, Imana igukoresha. Ibyaha byawe bihinduke past. Imana icyo ishaka no kwibwiza ukuri. Uyu munsi yibere clair, upfuka mubwira Imana ati njye byarananiye bino bintu kubireka, bino bintu ndagusaba imbaraga zawe. Mana numvishe yuko wakoresheje abantu benshi kandi ukabakoresha atari uko bakiranukaga. Umuntu bita Dawidi yakomitinze icyo bita fornication, n'ubusambanyi. Uretse no gusambana yaranishe. Ibaze gufata umugore wundi ukaryamana nawe, none apart from yo kuryamana nawe ukica n'umugabo. Ni nko kuvuga ngo ni nkaho washakaga kumutwara. Ariko Imana ntabwo yaretse kumugirira impuhwe. Murabizi yuko muri wa mugore, amen, muri wa mugore mama wa Salomo, nirega ni wa mugore n'ubundi waryamanye na Dawidi. Uriya mama Salomo ni Mukawuriya, havuyemo Salomo, imbuto y'icyiza. Bishatse kuvuga iki? Uyu munsi bigaragara nk'ibibi byawe, wakemera Imana ukagarukira Imana bigahinduka byiza. Imana iri ready kugukoresha cyane, kuko yakuremeye ibintu byiza birenze uko ubitekereza. Kandi Imana future yawe irenze yawe. Ntabwo Imana yakuremye ngo ube muto wo kubaho wenyine, wowe kwikubeshaho abandi. You are created to serve people and to be the minister of the people. Iyo bavuze ijambo ministry ntabwo washatse kuvuga ngo group y'abantu runaka. Niba byonyine ubwira abantu Imana, you are a minister. Niba ufata abantu babiri ukababwira Yesu, that's a ministry. Imana yakoresha buri muntu wese. Amen. Uyu munsi ntubongere kwiciraho iteka. Niba ino waramutse ikugezeho ugira amahirwe ukayigeraho, nishobora kuba hari icyaha wakoze mbere yo kuyifungura, ihane, Imana ikugirire neza, ibihinduke past. Nakubwiye ngo Rick Warren yaravuze ngo in every sense there is a past and every sinner there is a future. You never know. Today uri kugaragara nk'umunyabyaha, ariko wakemera ugasarendinga, Imana ikagukoresha ibikomeye. Imana yakoresheje Gideon, wari umunyantege nke, niyo yagukoresha. Imana yakoresheje Eliya, wagerageje gukomitinga suicide, niyo yagukoresha. Icyo ishaka no kwibera real. Imana ntabwo ikunda abantu bari mask, abantu bishushanya, ntabwo Imana ibakunda. Mu ntege nke zawe ni imbaraga z'Imana zigaragarira. We gusa yibwiza ukuri, uyereke icyakunaniye, igukorera ibikomeye. Amen. Igukorera ibirenze ibyo utekereza. Haleluya. Reka wumve rino jambo, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mbese ufite ikibazo cy'imirimo mibi wakoraga, Yesu yakuremeye imirimo myiza muri we. Numwemerera ukongera ukambara imbaraga. Ndavugana n'utaramwakira, ndavugana n'uwamwakira ariko bigaragara ibikorwa bye bitangaje. Uyu munsi pfukama ku mavi yawe, ubwira Imana ati Mana, nari narakunaniye ariko maze kubona ko mu ntege nke zanjye ari imbaraga zawe zigaragarira. Kumenya yuko data nawe utakoresha, nanjye wankoresha. Nakubwiza ukuri, Imana iragukoresha. Yibwiza ukuri, ibere open, ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Noneho umva Bible y'Icyongereza ikivuga, Ephesians 2:10, it is God himself who has made us what we are and give us new life from Christ Jesus. And long age ago he planned that we should spend this life in helping others. You need living Bible. Ikinyarwanda ntago hari muri no jambo. We should spend these lives in helping others, gufasha abandi. Ndi kuvugana n'umeze neza mu gakiza. Ugomba kwemera Imana ikagukoresha. God can use you. Kandi agira ngo Imana ije kugukoresha. Imana ikoresha buri umwe. Amen. Kadusomere no jambo. Hallelujah. Ephesians 2:10 niho twari tumaze gusoma. Imana ikomeze kumugisha. 11 niho ushaka ko tuvuga noneho. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana
muri Kristo Yesu. Uyu munsi urapfa ku byaha. Yesu ari imbere yawe. Yesu arashaka kugukoresha. Yakweretse ko nta muntu n'umwe yigize akoresha uri perfect. Imana ntabwo ikoresha abantu bari perfect. Oya. Ntabwo Imana ikoresha abakomeye. Ifata aboroheje ikabagira abakomeye. Ifata abanyantege nke, imbaraga zayo zikigaragaza mu ntege nke zayo. Nakubwiye ngo buri muntu wese ugaragara nk'ukiranuka uyu munsi afite ahashize habi. Ndetse n'uyu munyabyaha mubona akora ibyaha byinshi afite ahazaza heza yemereye Kristo. Imana iguha umugisha cyane. Turashoje ndagira ngo God can use you and is able to use you and is willing to use you. Ikigusaba gusa ni kimwe, yemerere, usarending, Yesu agukoresha. Ushaka kumva ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mbere yuko dusengera uyu munsi wasubiramo ano magambo, cyangwa ukaba wari warasubiye inyuma. N'uwasubiye inyuma aya magambo yemerewe kuyasubiramo mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, nshishijwe bugufi imbere y'amaso yawe. Data, uri umwami ukaba umukiza w'ubugingo bwanjye. Nari naragendeye mu bidakwiriye, ariko ijambo ryawe rirambwiye Data ngo ibyabaye nahashize ugiye kundemera future nziza yo kugukorera no kukubahisha. Ndakwinginze ngo unyambike imbaraga, aya magambo sinyasigaha ahubwo ahindura ubuzima bwanjye. Reka Data nkubere umwana, nanjye nkoreshe ibyo ushaka byose. Amen. Imana iguhe umugisha cyane, Imana ikunezeze. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe uyu munsi. Ndashaka gusengana nawe. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, nciye bugufi imbere yawe ndakwereka uyu muvandimwe ukurikiye waramutse. Ndamusabira imbaraga, ndamusabira umucyo wawe, ndamusabira umunezero wawe. Reka uyu munsi Data umuhe kukumenya birushijeho Kristo Nazareti, kandi umukoreshe Data nk'uko yamusezeranyije. Ubwiza bwawe bumugaragareho, igikundiro cyawe kimugaragareho, amahirwe, umugisha, imbaraga ndetse umurinde uburwayi n'igisana cyo mu izina rya Yesu. Kandi umubiri w'ugenderera aho yaba arwaye yakire gukira, amaraso yawe yivange n'aye Kristo. Ndamusabira imbaraga z'ijuru, ndamusabira umucyo w'ijuru. Reka ubwiza bwawe bumurindire umuryango, abavandimwe n'inshuti Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze kunezeze. Naheje mu gitondo. Shalom shalom. Ugira umunsi mwiza.